السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Waislamu wavandimwe, hari aya yo muri Qur'ani aho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tubwira ngo al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa lil muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tubwira ngo al-akhillau inshuti yawma idhin kuri uwo munsi w'imperuka ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun, ngo ubwabo ku bwabo bazaba ari abanzi. Inshuti ubwazo ku bwazo zizaba ari abanzi, zahinduka abanzi, ubushitu buzahinduka ubwanzi. Illa lil muttaqin, uretse babandi bakundanye kubera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhi, umuntu wese wakunze kubera impamvu y'isi akenshi iyo birebye birangira nabi. Usanga umuntu mukundiye kubera amafaranga ashize ukabona muratandukanye. Ugasanga umugore ugiye kumushaka kubera ko hari icyo wamushakagaho, hari icyo waviziraga famiye, waviziraga umutungo w'iwabo, waviziraga. Akenshi wallahi sadaqa Allah Subhanahu wa Ta'ala yavuze ko iyo ibyo birangiye mumaze kubinyunyusanyamo, mumaze kubimaranamo, usanga mutangiye kugira ute kuba abanzi. Ugasanga umukobwa yakurikiye umusore kubera akazi yari afite, kubera ibintu runaka yamubonaga hose, kubera akazi runaka yari afite, kubera byarangira ugasanga rwa rukundo rurashize. Allah Subhanahu wa Ta'ala tubwira rero no ku munsi w'imperuka bizaba bimeze gutyo. Al-akhillau ba'dhuhum, al-akhillau yawma idhin, abakundanye kubera ibindi, abakundanye kubera siyasa, abakundanye kubera ibintu runaka, ugasanga nicyo bakundaniyeho bakanangiraniranaho, ku munsi w'imperuka bazaba abanzi ubwabo ku bwabo. Bitani ba mwana ati wallahi kumbi nikira wankundiraga, kumbi none uragaragaye, kumbi wankundiye biriya, kumbi wankundiye biriya. Ubwabo ku bwabo ngo bazaba abanzi, bazashamirana. Illa lil muttaqin, uretse abantu bakundanye kubera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubera ko iyo abantu bakundanye Allah nta nyungu baba bikeneye, nta nyungu baba bashakanamo. Ukunda umuntu kubera Allah gusa tu, nta nyungu mushakaho, nta byo ushaka ngo azakwiture, umukoreye neza ntibifuza ngo neza yayikwitura atanayikwitura, wowe wabikoze lillah. Innama nut'imukum liwajhi Allah, ibi byose nabikoze kubera Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ntabwo tubashakamo ibihembo, nta nubwo tugashakamo iki kuko mudushimira. Niyo mpamvu rero umuntu yakoze ibintu kubera Allah, agakunda kubera Allah, wallahi umutima we uratuza. Niyo wa wundi yabikoreye atabimwishyuye, niyo yanamwitura n'inabi, wallahi ntabwo bimuvuna, kuko aravuga ati n'ubundi ntabwo nabikoze kubera wowe, n'ubundi nabikoze kubera nde, nta nyungu nari nkugamijeho, nari nitishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nubwo bwose unyituye inabi, ariko njyewe nta kindi, ntabwo ndababara cyane, ahubwo ni wowe ikibazo, ni wowe kubera nagushakagaho ibyiza ko Allah Subhanahu wa Ta'ala ni thawabu. Iyo ibi ngibi tubihuje rero tukabihuza n'urukundo rw'iki gihe abantu bakundanamo, cyane cyane urukundo ruganisha mu gushakana. Impamvu nyamukuru y'uyu munsi wa none usanga abantu mu nkundo harimo ibibazo, ugasanga abantu bakundanye umwaka bikajya kurangira ari ibibazo, ugasanga abagendanaga ari amashumi, ukazasanga noneho aho undaciye undi yahashira umuriro, ugasanga bivuye muri ibibazo bikomeye biteye ubwoba cyane, bigatangira ari urukundo bikarangira ari iki, ari ubwanzi. Ni ukubera ko iyo ubyitegereje usanga abantu bakundana hari inyungu cyangwa se impamvu bagamije, atari ukubera Imana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nk'urugero, uru rukundo rwa kopinage ni urugero. Akenshi iyo ubirebye usanga rurangira mu bibazo, kubera ko akenshi usanga umwe akunze undi kubera ko hari icyo ari kumushakaho. Rimwe arimo kumushakamo ubwambure, rimwe arimo kumushakamo ibyifuzo runaka, rimwe arimo kumushakamo ibintu runaka. Iyo birangiye, bimaze kurangira, ujya gusanga ugasanga baragize ute, baratandukanye. Niyo mpamvu uzasanga kwijanisha abantu bakundana muri ubu buryo bwinshi bw'ubupopinage, usanga iherezo batabanye, aho gusanga muri abo babiri buri wese najya gushaka, najya kurushinga, uzasanga azashaka undi. Ugasanga babandi bakundanye muri rwa rukundo bose baragiye bari wirute, bari gusigana. Ugasanga uwo agiye kurongora akenshi atari muri babandi bagize ute, bakundanye. Majority y'abantu benshi uko nguko. Kubera iki? Uzasanga ziriya nkundo nyinshi zitaba zitagamije gushakana, kurongorana, ahubwo ari inyungu runaka barimo gushakanamo. Ugasanga birangiye
birangiye nabi, ima birangiye bateranye sida niyo nyungu ivuyemo, ugasanga birangiye bateranya amada, ugasanga birangiye zateganyijwe, ugasanga wenda birangiye hari ibibazo bibateranyijemo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariyo mpamvu Rasul sallallahu alaihi wasallam muri hadith gufi cyane ariko irimo amasomo cyane yaratubwiye ngo lam yura lil mutahabbina mithlu nikah, ngo ntabwo nigeze mbona ikintu cyiza kubakundanye cyangwa se kubakundana nko gushakana, kuba mwakundanye intego yanyu no gushakana. Lam yura lil mutahabbina mithlu nikah, sinigeze mbona ikintu cyiza kubakundana babandi bavuga ngo turakundana nko kuba bakundana intego yabo ari kugira ute, ari ukubana nta kubeshana. Kubera ko uzasanga iyo umuntu yo ukunze umukobwa cyangwa ugakunda umuhungu ugamije kugira ngo muzabane, nta nubwo uba wifuza kuba wamukoraho ibibi, kuko uvuga ngo ndifuza kuzabana nawe, ndifuza kuzabana nawe yuzuye, nta nubwo wifuza kumubonaho ibintu bibi. Igihe cyose uba wifuza kumugira inama ukavuga ati kuko uvuga ati uyu nguyu ejo bundi ntuzambera umubyeyi w'abana, niyo tuzabana ubuzima bwose, bigatuma wigengesera utifuza kumukoraho ibibi, utifuza kuba wamugira nabi, ugasanga uri kumwifurizaho ibyiza. Niyo mpamvu Rasul sallallahu alaihi wasallam muri hadithi atubwira ngo lam yura lil mutahabbina mithlu nikah, sinigeze mbona ikintu cyiza kubakundana bavuga ngo barakundana nko kuba bakundana bagamije kurushinga. Apana babandi usanga uyu munsi wa none umuntu ukaza akakubeshya bana mudashaka gukurongora ariko agamije ikindi. Ahanga Rasul aravuga ati babandi babanyakuri koko nta rukundo rwiza nigeze mbona nk'abakundana bagamije kugira ute, bagamije gushakana hatarimo kubeshyana. Uzasanga ari byo akenshi bigira baraka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikindi ahanga binyibukije umusizi, hari umusizi witwaga Qais, azwiho cyane mu mateka ya Islam ko ari umusizi wari warashegeshwe n'urukundo, kugeza ubwo ibisigo bye byinshi byaje bivuga ibintu bijyanye n'urukundo, imitoma, vuga ibintu byo usanga ariko aganisha ku rukundo cyane. Nk'abasizi b'iki gihe usanga benshi baganisha ku nkundo cyane, nawe rero ibisigo bye byinshi wasangaga biganisha ku rukundo, kugeza ubwo amateka tubwira ngo yaje no kuba n'umusazi kubera urukundo. Yaje gukunda umukobwa witwaga Layla, ariko umukobwa ntabwo yaje kumubona, ntabwo yagize amahirwe yo kubana nawe, biza kumuviramo impamvu yo kugira trauma ndetse no kugira ute, no gusara. Ariko mu magambo yavuze y'ibisigo ariko ari inyigisho cyane, agaragaza urukundo rw'iki gihe ko usanga ari rwo kubeshyana. Ugasanga rimwe na rimwe umusore akunze umukobwa, uwo mukobwa akunze nawe hari undi akundana nawe, n'uwo ngo nawe akundana nawe hari undi akundana nawe, ugasanga ni urukundo rwo kubeshyana gusa. Ugasanga rimwe na rimwe usanga hari abantu barwaye ama stress, rimwe na rimwe ukajya gusanga umuntu arakubye ati bana ngo iby'urukundo ngo mugenda bivuyemo, cyangwa bakiyahura. Ugasanga byaratewe n'icyo kintu ngo yarakunze yajya kureba nyuma agasanga ngo yakunze yaramubeshye, cyangwa se akamuhemukira, ukajya kumva kuva bana ngo ngiye ibintu by'urukundo ngo burabivuyemo kabisa. Abantu bakunda abandi bagamije amaviza yamara, cyangwa ugasanga abantu bagiye kubana agamije ibintu runaka, ukazasanga rimwe na rimwe ibintu bigiye kumuviramo kiriya kibazo. Ukazasanga hari abantu babaye n'abagome, shekhe, rimwe na rimwe byaratewe n'abantu babahemukiye mu rukundo. Ugasanga hari umuntu wamuhemukiye mu rukundo akamwanduza cyangwa se akamutera uburwayi cyangwa akamukorera ibintu bibi, ugasanga nawe bukamwangiriza ubuzima, cyangwa ugasanga nawe bigiye gutuma nawe aba umugome. Akavuga ati nk'ukuntu abantu bandyagije mu rukundo, nk'ukuntu abantu bamemukiye mu rukundo, nawe ukazasanga yafashe meze nk'uri kwihorera. Subhanallah. Ibi byose rero bikagaruka kuri icyo kintu, kubera abantu kudakundana kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, kubera abantu kudakundana bagamije khair. Ariyo mpamvu Rasul Allah subhanahu wa ta'ala muri aya atubwira ngo al-akhillau, abakundanye kubera ibindi byose bizavamo ibibazo ku mwisho, ku mpera, illa lil-muttaqin, kiretse abantu bakundanye bagamije ibyiza, bagamije khair. Hasa uyu musizi mu magambo yavuze meza cyane, agaragaza ukuntu urukundo rutarimo gutinya Imana, urukundo rutagamije gushakana, iherezo ryarwo ruba rubi. Yaravuze mu magambo, aravuga ngo junina bilayla, ati ngo twabaye abasazi. Mu magambo yavuze meza cyane, aravuga ngo junina bilayla, ngo twabaye abasazi kubera urukundo rwa Layla. Yani twakunze Layla
dusanga Layla wenda yaratubeshe mu rukundo kugeza ubwo dusara kubera kumukunda ntitwamubona. wa hiya jannati bighayrina, ngo ariko nawe yaje gusazwa n'abandi. nibyo byigiye wowe ugasara kubera umukobwa wamukunze, kumbi nawe hari umuhungu hari undi umusore nawe uri kumusaza. subhanallah. arangije aratubwira ati wa ukhra bina majnunatun la nuriduha, ngo natwe twasaze kubera Layla, ngo hari abandi babaye abasazi kubera twebwe, ariko natwe ntabwo tubakunze. natwe twasaze kubera Layla, hari abadusariye tudashaka. subhanallah. wallahi ibi birebye niko bimeze. aratubwira ati junina bi Layla, twasaze kubera Layla, wa hiya jannati bighayrina, nawe hari abandi bamusajije. wa ukhra bina, natwe twebwe twasaze kubera rwa rukundo, hari ababaye abasazi kubera twebwe. wa ukhra bina majnunatun la nuriduha, hari abadukunze ariko tutagize tutabakunze. subhanallah. urasanga runo rukundo ariko rubimeze. urakunda umuntu, uwo ukunze ugasanga ntabagize ntabwo gukunze. nawe uwo nguru gukunda cyane, hari uwari gukunda nawe atagize atamukunze. nawe urimo kwirukanka kuri uwo muntu utagukunda, nawe hari uri kugukunda nawe utagize utamukunze. none umwanzuro wawe inama wagira abantu? inama twagira abantu ni ugukunda kubera intego yo gushakana. yo ukunze umuntu kubera ko umugamijeho kumushaka, ibi byose birashira. ukamukunda kubera Allah subhanahu wa ta'ala. nkunze umukobwa kubera ko namubonyeho imico myiza masha Allah, nifuza kuzamugira umugore wo mu rugo, azambyarira abana masha Allah, bazahifadhi Qur'an, abana bazaba bafite umuco. ibyo biraza bigakemura ibibazo byose. ariko iyo dukunze kubera ibindi, twisanga muri uku kuzenguruka uyu musizi yatubwiye. ugasanga urakunze, uwo ukunze ntabwo agukunda, nawe afite uwari gukunda utamukunze, bikagenda biri kuzenguruka gutyo. ariko iyo wakunze kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, yaba ari urubyiruko, ni umusore ukunze umukobwa kugira ngo muzabane, nawe umukobwa agakunda umusore kubera ko mugamije wiki kuzamubera umugabo mwiza, kubera urugo rwiza. ibibazo byose birakemuka kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. dusabe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tworohereze insha Allah, aturinde nk'uru rukundo. majnun Layla yatubwiye ngo junina bi Layla, twasaze kubera Layla. wa hiya jannati bighayrina, nawaza gusazwa n'abandi. wa ukhra bina majnunatun la nuriduha, natwe twasaze, hakaba hari abandi basaze kubera twebwe tutagize tudakunze. ibi byose bizakemurwa nuko tuzakunda kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse tukanakundana kubera ko dufite intego yo kugira ngo dushakane masha Allah kubera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. subhanallahi wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.